no mu Rwanda twebwe agasabutayito kandi karimo hari akavuga ngo where does Rwanda export rice, ni u Rwanda nakwe tugurisha umuceri hanze y'igihugu cyacu. Yego. Nabo bakazana ibigo byabo ya dukuru umuceri hanze tukabizana mu Rwanda, noneho bagakora breedization, bagakora gutubura, bagatubura izo mbuto zabo tukazikurikira ziri mu gihugu, urumva kuko zo zamaze kuba bo bamaze kuzemeza ko ari imbuto ziba zizera, sibyo kwe bibondi cyatuze cyane mu bushakashatsi. Ariko tugomba gukunda iby'iwacu, ariko nanone atari masi tudashyizemo ngo reka tupfe kubikunda kuko ari ibyacu. Oya, reka dukunde ikintu cy'iwacu kuko ni cyiza, yego, ndetse kiruta n'iby'ahandi twajya kure. Yego. Ku buryo niwinjira mu isoko utari wanze kureba ku ruhande ngo nta mu Tanzania uhari, ngo nta mu Thailand uhari. Oya, ngiye kugura ikintu cy'iwacu kuko gifite standard quality zihwanye cyangwa se gisumbye n'icyahandi, sibyo? Ibyo turabigeraho gute? Ibyo rero nk'uko bisanzwe mumaze kubimenyera ku biganiro dukora biba byerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi, kandi tuba dushishikariza abantu kubikora, ariko bamara kubikora se babikuramo amafaranga gute? Kwigisha umuntu guhinga ni kimwe, ariko no kugira ngo ibyo twamwigishije abishyire mu bikorwa, namara kubona umusaruro abona aho kugurishiriza, nacyo ni ikindi. Kuko kwigisha umuntu ngo nahinge, namara guhinga bimupfira ubusa, bimuhombere, Icyuzo TV ibyo twebwe biratubangamira cyane, ndetse bituma tugira agahinda yuko ibyo twakoze tuba turi kubeshya abaturage. Kandi turashaka ko tugira u Rwanda twifuza, n'u Rwanda umuntu wese abasha kuba yakibonera buri kimwe, nta handi yagikura udafite akazi ka leta, ntagiye n'akandi kazi ka prive, hari ibyo yakora nawe akaba yagira icyo akuraho amafaranga. Ibyo bizahita bidufasha yuko tuzaba tumaze korohereza na leta, ntago bazadusaba mitiweli ngo tunanirwe kuyitanga. Mbibutse yuko umwaka wo gutanga mitiweli nawo wegereje, tubibutsa gutanga mitiweli kuko burya utatanze mitiweli urabizi ko indwara itera idateguje. Ejo bundi uramutse urwaye wakivuza ute? Byakubera ikibazo. Reka dusuhuze rero uturere twose, ariko uyu munsi tugiye Rusizi mu kibaya cya Bugarama, niho tugiye kuganirira. Nubwo mubona atariho twicaye, tutari mu muceri, nta n'ijwi ry'umuturage muri bubone, kuko impamvu yabyo wenda ubushobozi bwo kujyayo bwaranze, ariko abaturage, abakunzi bacu bakomeje badusaba ko twazajyayo. Tubona wenda kujyayo bitewe n'uko bitugoye, bitewe n'amatike, tubona ntago byadukunda, ariko duhitamo kuvuga ngo aho turi reka dushaka umutumirwa aze atuganire ku gihingwa cy'umuceri. Turibanda cyane ku muceri wa Rusizi. Ese kuki Rusizi abahinzi b'umuceri babura isoko? Ese dukomeze tubabwire bahinga umuceri, cye tubabwire bajye mu bindi? Ariko ntago, ese ubundi umuceri twamaze kwihaza mu Rwanda ku buryo umuceri wa Rusizi abanyarwanda tutakiwukeneye? Ni byinshi umutumirwa wacu twatumiye ari buze kutubwira. Tubibutsa yuko mugomba gukora subscribe ku Cyuzo TV, mugakanda kuri notification kakazogera, kugira ngo ibiganiro byacu dukora buri munsi mujye mubasha kubikurikira. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa, ni umujeni mumaze iminsi mutubwira ngo duhamagare abatumirwa ba RAB. Turanasaba ubuyobozi na ministeri zibishinzwe mwadufasha ku Cyuzo TV mukajya muduha abatumirwa baza bagasobanura ku gihingwa, bakerekana uburyo igihingwa gihingwa, uburyo cyitabwaho kugeza gikuze, kugeza gitanze umusaruro. Ni ugufatanya kwigisha abanyarwanda kugira ngo nibura u Rwanda tuzasiga ejo bundi turamuka tugiye, kuko murabizi ko nta muntu uzamara imyaka 100. Nimba nta muntu uzamara imyaka 100, reba imyaka ufite umenye ko nta myaka 100 uzamara. Siga umusanzu wawe, nanjye ndasiga umusaza wanjye ku Cyuzo TV, sinjye uzayikomeza kuko nanjye sinzamara imyaka 100. Nibura abadukomokaho bo bazaba bakiriho muri iyo myaka, bazabashe kugira aho bahera bashingiye ku makuru mwabahaye, bashingiye ku makuru twatanze, babasha kwiteza imbere. Ntago byoroshye kuba twavuga nk'ibiganiro dutanga, ntago twahita duhindura ibintu uyu munsi, kuko bisaba igihe.
muri icyo gihe bisaba rero twebwe tuzaba twararangiye kuva kuri iyi si, hazaba hasigaye abo twabyaye. Abo twabyaye rero nimureke tububakire, tubasigire ikintu kizabakomeza bagashingiraho u Rwanda, bo bakazabasha kugera wenda mu Rwanda twifuza, nubwo twebwe bitadukundira. Reka ntizimbye mu magambo, tubereke kuri kamera zacu umutumirwa turi kumwe, yigire hafi ya mikorofoni, ubundi atubwire amazina ye, atubwire imva n'imvano. Mwaramutse neza? Murakoze cyane. Twagutumiye ku Cyuzuzo TV, ijwi ry'umuhinzi n'umworozi. Ese ujya urikurikirana? Ntababeshye, ari ntaratangira kurikurikirana, ariko mu gihe gito tumaranye byatumye mba interested yo kuba narikurikirana ndetse nkanafatanya namwe gutanga umusanzu wanjye. Nk'uko mwabivuze, tuzaramba ariko ntabwo tuzaramba igihe kirenze ikinyejana. Amazina nitwa Mbonabucya Emmanuel, ndacyari muto nk'uko mubibona, ndacyari urubyiruko. Yego. Ndangije muri IPRC South, ubu yahindutse IPRC Huye mu ishami ry'ubuhinzi. Nize ubuhinzi rero kuva muri segonderi kugera na hano muri kaminuza, turahiga muri IPRC, rero dushoje uno mwaka. Akarere kamvukamo mbere yuko nza kuba ndi hano muri Huye ku mpamvu zo kwiga ni n'akarere ka Karongi. Ni Iburengerazuba. Ni mu Burengerazuba. None twagutumiye ugiye kutubwira, kutuganiriza ku kiganiro cy'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Buriya rero abaturanyi babyara abana basa. Buriya ntabwo wafata Rusizi ngo nurangiza uyitandukanye na Karongi cyane, kuko unarebye n'imyitwarire wasanga yenda gusa, kuko n'abantu burya baba begeranye, bari muri regime, hari ibyo bafite bahuriyeho. Rero niyo mpamvu ndi hano, tugiye no kuba twafatanya gushyira umusingi hano ku Cyuzuzo TV, ndetse no gukora umuhamagaro wacu mu bijyanye no guteza imbere ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mwamwumvise umutumirwa tugiye kuganira, aracyari umujene. Dukunda gutanga inama ku rubyiruko, ku cy'urubyiruko rudakora ubuhinzi n'ubworozi. Ese ni ukubera ni ikibazo cyo kutabyumva, ni ikibazo cy'igishoro, ariko twamaze kubereka ko urubyiruko rw'u Rwanda rushoboye kandi rukomeye. Ejobundi twaberetse umusore Sanejo Group ifite tekinoloji yo gutubura ibirayi. Turasaba rwose inzego zibishinzwe ko aba basore tuba twatumiye n'abandi tutarabasha gushyika kugeraho, abasore rwose mujye mubareba, tuba twabazaniye kugira ngo babashe gutanga urugero ku bandi. Mujye mubareba, bafite intuza, bafite tekinoloji kandi yatugirira akamaro. Hari undi musore wa Gisenyi mwabonye ku byerekeranye n'inzuki, avuga ati ngiye mfite umushinga wo gukora inzuki muri laboratoire, ibintu byo kwegeka imizinga, rimwe ntinazemo inzuki, ubuki bukabura, bwamara kubura bakavangamo nyine ya sukari. Namwe murabizi kubera iki? Kuko ntacyo mubakoreshe, turebe ko ibyo batubwira koko ari byo bishobora kugirira igihugu cyacu akamaro. Twagutumiye rero kugira ngo dufashe n'amakuru tumaze iminsi twumva mu karere ka Rusizi mu kibaya cya Bugarama. Ubundi mu kibaya cya Bugarama urahumva, urahazi, hakorerwa ibiki? Mu kibaya cya Bugarama niyo waba utahazi ukaba urya umuceri, ntabwo wayoberwa ikihakorerwa. Iyo nyine tukivuga ngo ikibaya, uri umuntu wize ubuhinzi, hari ibintu bita wumva bigomba kuba bihari. Ntabwo umuceri ntabwo ushobora kuhaburamo aho hantu ukimara kumva ikibaya. Bivuga ngo rero ntabwo mu by'ukuri nahagera, ariko icyakorerwa cyo ndakizi, nzi ko bahinga umuceri cyane. Ndetse dushobora no kuba ari nabwo buso bunini dufite mu Rwanda buhingwaho umuceri bwegeranye. Twagutumiye rero ngo nk'umuntu wize ubuhinzi muri segonderi, umuntu wize ubuhinzi muri kaminuza, tubashe ikibazo kimaze iminsi kihavuka cyerekeranye n'umuceri waho. Umuceri waho wabuze isoko.
ese nk'iyo mwiga hari uburyo bavuga bati wenda ibi bihingwa bishobora kuba bitaryoha, bishobora kuba bimeze gute? Ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo, he hose turi kumva ikibazo cy'umuceri waho wabuze isoko, n'undi ukaba weze warabuze nawe utarabona sitoke. Ntabwo twagize amahirwe bitewe yo kwagira ngo tuvugishe umuturage wenda natubwire uko bimeze, ariko ndashaka ko tuganira kuri icyo kibazo. Ese ni ukubera iki amasoko abura y'umuceri wa Bugarama? Ni ikibazo cy'uko mu Rwanda twamaze kwihaza mu biribwa, umuceri ukaba utakiri ikintu cyihutirwa cyane. Murakoze cyane. Iki kibazo kirakomeye, ariko ku rundi ruhande umwe cyakabaye kinoroshye. Impamvu ni ukuvuga niba tubura isoko ry'umuceri mu Rwanda kandi twareba tugasanga abantu bose bari mu Rwanda ntabwo bafite ubushobozi bwo kwigondera umuceri, cyangwa ntabwo twawugize. Wabona tuvuge nk'urugero, iyo umuntu avuze mu Rwanda ati ibijumba, akenshi niyo ubajije abantu ngo ubundi ngukunda iki, ntabwo yazanwa kubyenga ibijumba. Kubera iki? Kubera ko ibijumba ni bya bintu usanga byarareze umuntu kuva mu bwana bw'inshuro nyinshi, bigasa nkaho atari ikintu gikeneye kurya cyane. Sinibaza rero niba twamaze kwihaza ku muceri ku buryo dusigara tureba wa muceri tukavuga ati umuceri nawe rwose ni nk'ibijumba, tumaze kuwuhaga none ugahera muri stock. Ntabwo icyo ngicyo umuntu yakibaza cyane, ariko impamvu mvuga ko atari ko bimeze, muri 2018 bafite target yuko batuzihaza mu muceri, ariko ntabwo byagezweho. Nubwo hano hari reference nari buze kwibona neza kuko ndeba nayo nayanditse, ariko ntabwo twari twihaza neza. N'ubuso dusarura aho umuceri baracyavuga ko maximum turagera kuri tone 5 n'ibice birengaho bikeya. None ariko ikibazo kiri aha ngaha, njyewe ntabwo ndibuze kukibona mu ruhande rw'uko umuceri wabaye mwinshi noneho tukabura isoko ukaguma muri stock. Ahubwo ndaza kugishakira mu bintu bigera kuri 2. Icyambere, uwo muceri wujuje ufite ubwiza buhagije ku kigero mpuzamahanga ku buryo uwo muceri wakabaye ukompeta n'indi yose iri ku isoko. Icyo ni kimwe. Kabiri, ese niba uwo muceri wujuje ibyangombwa byose kugira ngo ujye ku isoko, kuki uhera muri stock? Bishobora kuba waba uboneka nanone ukaba uhenze cyane kurenza indi miceri. Abantu bari ku isoko simamya ko ibyo bintu twabyemeranywa ko waba uhenze cyane. Kubera ko uzasanga hari indi miceri ihenze kurusha. Tuvuge nka Pakistan, tuvuge nk'umutanzania, waguraga mu minsi ishize waguraga 1250. Ushobora no kuba wariyongereye yagiye ugeze ku 1500. Rero ntabwo icyo kibazo ngende bukibonere aho ngaho cy'uko umuceri wabaye mwinshi, kuko turacyafite ikibazo cyo gukora import. Ni ukuvuga ngo turacyafite ikibazo mu Rwanda cy'uko umuceri uri nabyo uri mu bintu tugura hanze y'igihugu. Ubwo no winjira mu gihugu, twinjiza mu gihugu. Bivuga ngo niba dufite umuceri twinjiza mu gihugu, isoko rirahari. Kuko ni ukuvuga ngo niba dufite umuceri twinjiza uvuye hanze y'igihugu, ntago waje ku buntu, si waje ku mfashanyo, ahubwo twawishyuye amafaranga noneho turawugira. Aho ukibaza ngo ni gute umuntu ajya kuzana umuceri hanze asize mu gihugu umuceri uri muri stock rimwe na rimwe wangirika. Kuko ikintu gitinze muri stock noneho akaba na stock wenda se itameze neza, hari ibyonyi nabyo byo muri stock bishobora kwangiza uwo musaruro. Hari gishobora gusanga kubera ko umusaruro wabaye mwinshi ugasumba ubushobozi bwa stock, uri buze kwangizwa n'iki n'ibindi bintu bitari ibyonyi. Nk'urugero, niba habayemo ubushyuhe bwinshi burenze ubwari bukeneye muri stock, icyo gihe urangirika. Niba habonetsemo yuko hajemo wenda se ubukonje bwinshi, kuko ntago babona uburyo bari buze gutangamo gukurikiza ya mabwiriza
yo yo kubikwa, yo gutunganya guhunika, amasitoke. yo guhunika wo kugira ngo ukene bwa bunikiro bwawe neza. Kuko Nabwo ari uri n'ikibazo bwanjye. utari witeguye. Atari n'ikibazo bari biteguye. ngo uvuge Nabwo ngo uri bwanjye. uyu muceri nubwo tuwusaruye uzamara igihe kingana gutya muri stoke, Yeah. bari bazi ko uzagurishwa. Urumva baba bavuga bati uramaramo igihe Uramara gito. igihe gito. Noneho iyo wamaze kubura n'isoko hahita hazaho ikindi kibazo cy'uko no gucika intege zo kujya Careless. kubikora. Iriyongera. Kuko umva uri bubyiteho. Eh. Ubundi si ibintu udafite amafaranga ndabyitaho. Ya ukumva nyine ntago ukiri motivated, ntago ukiri interested yo kuba wakujyana byawe. Ubwo arimo mubona binapfuka bati nyine byarahombye, ubona ko byarabyimenyera mu mvugo y'ubu ngo. Ya. Noneho twigarukire ku nama yacu rero. Njye ntago mbona ko isoko ariko ryabuze. Oya. Isoko ryarabuze. Impamvu isoko ritabuze sura yizi. Mu Rwanda bajya guca ibikama, bongereye imisoro ku bintu biba import from outside of the country. Bivuga ngo ibintu bigurwa bivuye hanze y'igihugu ariyo caguwa mu izina ryayo, bongereye umusoro iragabanuka. Uyu munsi inganda zo mu gihugu zikora imyambaro kandi tukayigura tukayamba. Kandi myiza kandi ntizahombye. Bivuga ngo rero n'umuhinzi wo mu Rwanda yahinga umuceri, urumva ukera neza, yarangiza akawugurisha, noneho wa muceri wabakuraga hanze bawuzana mu gihugu, nawo ukagenda ute, nawo ugashyirwaho niba twihagije koko, nawo bagashyiraho strategy imeze kimwe niyo bashyize kubikama cyangwa ku bindi bigakunda kandi bigakunda. Ntaraguca mu ijambo, hari igihe ushaka gusanga n'ubundi umuceri wa Bugarama utaryoshye. Ugasanga n'ubundi umuturage azemera hendwe nubwo bashyize imisoro myinshi. Pakistan nishaka izagure 3 cyangwa 4 kilo, nzahugura kuko umuceri waho urandyohera. Urakoze cyane. Nukuvuga noneho niba rero ikibazo kigiye ku buryohe, ikibazo kikajya kuri quality, urumva kikajya ku bwiza, uvuga ngo umuntu ikibazo cy'uko dukennye tugishyize ku ruhande, sibyo? Ikibazo cy'uko umuceri wabaye mwinshi tugishyize ku ruhande, tugiye kureba ngo ese uyu muceri ni mwiza, ufite standard quality mpuzamahanga yo gukompeta n'indi miceri yose yawukenera ku rwego ariho. Impamvu ibintu tubivuga, udasanga abantu benshi bitwa ko bishoboye ajya kwihahira, ntago yajya guhaha ikigori, reka kandi ikigori niyo mu Rwanda duhinga. Yihahira Pakistan, yihahira Thailand, urumva yihahira umutanzania. Kubera iki? Nitujya no kureba no muri quality tukareba ubwiza bwa wa musaruro uruheke, wenda ubu nuko tutazanye sample yayo, ubundi nuvuga ngo twari kureba ngo Pakistan ireshya ute inete yayo, tukareba umuceri usanzwe uyu wacu wo mu Rwanda ureshya ute, noneho Thailand ireshya ute, umutanzania ureshya ute. Twamara kubona ingano budono tukageranya bwa bwiza, noneho tukavuga ngo ese uburyohe bwawo bumeze bute. Noneho tumara kubona ibyo byose turavuga ngo niba noneho umuntu avuga ati giye niyo bawushyira ku 3,000 ngiye nzawugura, ntago ngira najya kugura kigori. Nuvuga ngo ikibazo ntago kikiri uko umusaruro wabaye mwinshi, ikibazo ntago abo turi gukora ibintu bidakenewe ku isoko. Noneho tubaza ngo ninde uri in charge yuko dukora ibintu bidakenewe ku isoko. Noneho uwo muntu rero yakaba abazwa impamvu dukora ibintu bitari ku isoko, bidakenewe ku isoko. Habo twakwiye gukora ibintu bikenewe ku isoko. Umunyarwanda yibonamo, umunyarwanda akibonamo, umunyamahanga akibonamo. Ngenge nibaza amahoteli akibonamo. Kuko mu Rwanda tumaze kugira amahoteli menshi, murabizi. Nta karere na kamwe ku Rwanda wajyamo ntusange amahoteli. Ese muri izo hoteli habamo umuceri w'u Rwanda wahingiwe mu Rwanda, especially wa Rusizi. Noneho byongeye wa Rusizi, umuceri wa Bugarama. Turashaka kugira ngo tumenye kuki umuturage ahinga avunika ariko n'ibyo ahinze ntibibone umusaruro. Cyane ko aba yatanze rimwe baba amakoperative bayahuye n'ibigo bitubura bakabaha amafumbire ibiki byose kuri credit kandi bazabyishyura. None igihe ashaka kubyishyura kikamubera imbogamizi ko none habuze ubwishyu.
ugasanga nabyo bimubereye intambamyi yo kuva muri bya bintu by'ubuhinzi twirwa tubashishikariza. Nibyo bintu turi kuganiraho uyu munsi. Rero cya kintu nakubwira ngo njyewe ndahamya nashidikanya ko purusa nyinshi zishoboka ntabwo isoko ryabuze rwose. Impamvu mu byango ntabwo ryabuze, ntabwo mbihakana ko basitotse umuceri muri stock, yewe uri no kwangira, uri no gupfa ubusa n'undi ugiye kwera, yewe bavuga ngo n'undi ugiye kwera ntabwo dufite ahantu umuceri tuzawushyira. Ahubwo impamvu mbivuga, reka nze nkwiye proof yuko umuceri koko utabuze isoko. Hano dufite raporo ifite title yitwa Rwanda Import and Export World Rice Value in US Dollars and Value Growth ya ONEA ya 2019. Ni ukuvuga ngo iyi raporo isohoka ari seri. Ntago ni ukuvuga ngo niba isohoka ari seri, nashatse uyu mwaka sinahita nyibona, ariko bita binyereka yuko nubwo ari ya 2019 yabaye published ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4 2021. Bivuga ngo ni vuba cyane. Yego. Nta kwezi kwari kwashira ibaye published. Ahubwo biracyari muri uku kwezi. Biracyari muri uku kwezi. Turashaka tubwire uko bihagaze. Hano reka turebe ukuntu bihagaze. Harimo ni ukuvuga ngo ni website nagerageje gusevinga, na sevinze nyine ibyo narebaga nari nkeneye cyane, kuko ntago bamaga ahantu ndi budownloading iyi document, ariko irama makuru yose afatika n'umuntu wese yajyaho akayireba, nyamara kuyireba agasobanukirwa n'ibintu turaba twavuze muri iki kiganiro, nawe agafataho umwanzuro nk'umuntu nawe usobanukiwe. Ni ukuvuga ngo harimo agasabutayi tukavuga ngo where does Rwanda export rice? Ni ukuvuga ngo ni hehe u Rwanda narwo rugurisha umuceri. Bagashyiraho ibyerekezo by'aho bagurisha umuceri. Ahangaha reka tuze kuhazaho nyuma tugiye gukora icyo twavuga nk'ikinyuranyo kiri hagati y'ibyo bakora import, ibyo mu Rwanda twe dukenera hanze. Kandi ibyo icyo turi kuvuga ni umuceri. Iyi commodity iri hano ni umuceri turi kuvuga. Uyu munsi niwe twibanze. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibindi bicuruzwa, kuko twabanje twita ku kijyanye n'umuceri, kuko cyaho turi kuvuga ni kijyanye n'umuceri. Noneho hakazamo na kandi nako gasabutayito kavuga ngo import, where does Rwanda import rice from? Ni ukuvuga ngo ni hehe u Rwanda rukura umuceri hanze y'igihugu. Ni ukuvuga ngo abacuruzi, top trading partner, abacuruzi b'abafatanyabikorwa b'ingenzi dukuraho umuceri hanze y'u Rwanda nabaye. Iyi raporo ni ya 2019 ariko yasohotse muri uno mwaka, bivuga ngo indi yikurikira ntabwo irasohoka. Bivuga ngo Pakistan niyo ya mbere iza ku mwanya wa mbere, niyo wa mbere dukura umuceri. Ifite shares cyangwa imigabane mu bintu mu muceri dukura hanze. Purusa 62 zihwanye na miliyoni 34 z'amadolari. US dollars. No kuvuga na amadolari miliyoni 34 dolari zigurwa umuceri mu Pakistan. Niko tubivuga ku Thailand nako nuza Tanzania ntiraza garama tutayishyize. Uwo ni umuceri dukura hanze y'igihugu. Pakistan miliyoni 34 z'amadolari ku mwaka. Ayo mafaranga ni menshi. Ufata idolari uyu munsi, wenda ntago narebye uyu munsi idolari uko rihagaze, riri hafi mu gihumbi. Hako riri hafi mu gihumbi. No ufata miliyoni 34 ukube n'igihumbi. Ureba amafaranga y'u Rwanda ari ni miliyoni, ntago uza mu Rwanda utambukira imipaka. Ni miliyoni. Ni n'umuceri uza mu Rwanda wambutse umupaka urenze umwe. Ni miliyoni 34 z'amadolari.
nurihinduramo nawe urumva nabo barafata buri muntu wese idolari rimwe rigenda kugura amafaranga y'amanyarwanda hafi igihumbi bakaba mu gihugu ngaho noneho miliyoni 34 z'amadolari ku muceri w'umupakistani ku mwaka murumva ko atari ikintu cyoroheje nawe wabyumva iyo ni imibare yoroshye noneho uribaza ngo Tanzania twegeranye yego yo umuceri wayo uhagaze ute nawo tugurayo nawo ufite umugabane mu byo mu muceri dukura hanze uhwanye na purusu 21 ihwanye na miliyoni 11 n'ibice 9 nayo z'amadolari miliyoni 11 amafaranga ntabwo ari amanyarwanda aya mafaranga turi kuvuga ntimuyumve ngo mwumve ko ari amafaranga yoroheje ni amadolari idolari rimwe riri hafi mu gihumbi urumva none ubare miliyoni 31 namwe murabyumva turi ku kibazo cy'umuceri wa Bugarama noneho tugiye kuri Thailand nayo ifite purusa 12 n'ibice 5 nayo ni miliyoni 9 ni miliyoni 6 n'ibice 92 miliyoni by'amadolari tukajya kuri India Ubuhinde nabwo bugira rimwe n'ibice 18 bo baracyari mu bihumbi ni 656 by'amadolari nabyo ariko nayo si makeya ntabwo ari make Myanmar nayo iracyari mu bihumbi ni ibihumbi bigera muri 299 Egypt nayo ni 446,000 United Arab Emirates nayo ni ibihumbi 214,000 uwo ni umuceri ubayo reka dukoreshe ibifite imibare idafite ikindi kimenyetso buri muntu wese yabona agahita avuga ati bihagaze bitya ono turibaza ngo structure of rice nuvuga ngo tayito n'iyindi nayo irimo iravuga ngo import structure 2006 ni umuceri nyine niyo code bari bayihaye ino raporo tu Rwanda in 2019 represented by the main commodity nuvuga ngo ni no bafata produits ziri mu muceri bakazicamo nanone ibice bakavuga ngo nubwo ari umuceri ariko se noneho uyu muceri nubuhe bwoko tugendeye rero kubyo twavugaga byuko structure ihagaze cyangwa se ibyo bagurayo uwo muceri ubwoko bwawo cyangwa grade ziba zirimo cyangwa navuga nk'ibyiciro biba birimo by'umuceri tuba twaguza aho hanze nawe uri mu bice hari 99 by'uwo muceri biba bitunganyije cyangwa se bitunganyije kimwe cya kabiri ubu nicyo nuvuga ngo 99% by'uwo muceri twazanye ubutunganyije noneho 5.7% uba ari wa muceri uvunitse tuwita broken akenshi uza muri grade ya kabiri wangiritse nuvuga ngo n'ubundi udafite uruheke rwuzuye wenda wahongotse akantu gato wacitsemo se uwo ngo akenshi ujya muri grade ya kabiri noneho tukagira 0 n'igice kimwe purusa by'uwo muceri nabyo uba ari husk uba unuvuga ngo ufite karagashishwa uri brown hari abantu sinzi niba waregeze ubu ntago baba utoneye ngo wose ubumwe ahubwo ubumeze nk'ingano ugifite ubusa n'ingano komera cyane ubusa nk'ingano rero no kuvuga ngo indiyo ibindi byo hasi nabyo nawe wabireba wahageze byo ntago byo bifite ntago bitureba cyane bifite ingufu cyane ariko nagira ngo twerekane n'ubwoko bw'uwo muceri bakura yikomeye rero tugarutse kwa kino kibazo none reka turebe import nayo tubivugeho ibyo twaba twa exportinze nawe uzi kugereranya amafaranga tuba twatanze nakwe tuba twasohoye ku muceri nayo twinjiza twebwe iyo dusohoye umuceri dusohoye umuceri ese turi mu nyungu ntago tuba ese nta umuceri dutanga ni mwinshi kurenza uwo dukura hanze noneho uyu niwo tuba twasaguye yego nicyo ngira ngo no mu Rwanda twebwe
agasabutayito kandi karimo hariya kavuga ngo where does Rwanda export rice, nihe u Rwanda natwe tugurisha umuceri hanze y'igihugu cyacu. Yego. Ibihugu by'abaturanyi nibyo nabonye cyane tugurisha umuceri natwe. Ni ukuvuga bavuga ko tugurisha umuceri, ni ukuvuga ngo pusa mirongo ingahe, 99 by'umuceri dusohora hanze y'igihugu, tugurisha hanze y'igihugu, tugurisha hanze y'igihugu, wahinzwe mu Rwanda tukajya kugurisha hanze y'igihugu. Ni ukuvuga uhwanye na miliyoni 32 z'amadolari natwe. None reka turebe hano muri Thailand ho, muri Pakistan dukurayo unganiye. Yego. Ho nukuvugaho ahantu naho bajyana mwinshi ujyana na pusa 62 z'umuceri uva hanze. Nabo ni pusa ni miliyoni 34 naho z'amadolari. No twagurisha tukagurisha pusa 90 na zingahe n'9 z'umuceri tujyana hanze hose, ukagurwa miliyoni zingahe? Miliyoni 32 z'amadolari. Twaguze umuceri, twinjije umuceri umwe wonyine wa Pakistan miliyoni 30 na zingahe? 32 z'amadolari. Namwe tubyumve ni imibare ifatika, kandi ni pusa 60 na zingahe n'ebyiri wonye kuri Pakistan, atari 99. Yego. Bivuga ngo ushobora no gusanga n'amatoni tuba twatumije ari menshi kurenza iki uwo twinjije, uwo twagurishije. Uwo twagurishije, yes. Uwa mbere twa exporting, ni ukuvuga ngo uwa mbere tugurisha hanze y'igihugu pusa 99 tuzigurisha muri Kongo. Ni ukuvuga Kongo nicyo gihugu twebwe twohereza umuceri mwinshi, kitugura umuceri wacu. Wa nibyo soko nyine rinini dufite ry'umuceri hanze y'igihugu. Ni ukuvuga ngo yo igura 90. Ni ukuvuga ngo umusaruro tujyana hanze wose w'umuceri wose tugurisha hanze bagura 99 byabo, bihwanye na miliyoni 32 z'amadolari. Ni ukuvuga ngo iyo tugeranyije n'umuceri nakwe tukura hanze ku gihugu kimwe kuri pusa 62 icyo gihugu gifite mu muceri wose uba waje mu Rwanda, zihwanye na pusa 34, harimo ikinyuranyo cya miliyoni 2 z'amadolari. Wenda reka niyo twashaka tukagarukiriza hanga. Ni ukuvuga ngo izi miliyoni 2 z'amadolari zindi zisigaye zakajya mu mifuka y'abaturage b'Abanyarwanda. Wenda tugakora indi investment, wenda tukavuga reka tugire balance, tujya tugurisha ungana twinjije ungana. Yego. Kwe kujya mayinazi, kwe kujya byibura mu gihombo. Ariko ubwo ngubwo nidukurikizaho Tanzania ifite 21, urumva tujya kujya mu gihombo cyane ngahe, twageze gikomeye cyane, mu kindi gihombo gikomeye menshi cyane y'amadolari. Ubwo ngo ni miliyoni 11 uri bwongezo zindi 2 zo hejuru, wongereho izindi 12 nazo n'igice z'umutayilandi, wongereho indi imwe n'ibice 10 na hano nari nkubeshye, wongereho ubwo Thailand miliyoni 6 n'ibice 29, sibyo? Uzongeye kuri 11, uzongeyeho kuri za zindi 2 nazo twakuyemo hejuru. Urumva? Nurangiza ufata ibindi bihumbi byo oya wenda reka ibihumbi byihorere twigarukiye ku miliyoni. Urumva dufite tumaze kubona ikinyuranyo byonyine hano ku bihugu bitatu byonyine, tumaze kubona miliyoni zirenga byibura 13 z'amadolari. Aya n'amadolari ntago ari amanyarwanda, z'amadolari zitaramenya. Iya narayise. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga ni mu madolari. Aya mafaranga akabajye mu mifuka y'abahinzi b'u Rwanda. Wenda tukavuga ati reka twe exporting ibingana, importing ibingana. Yes. Kibe kimwe. Twere gomba twere kungu. Noneho andasigaye akajya mu mifuka cyangwa se akajya muri koperative zihinga umuceri mu Rwanda. Sivyo? Ariko ntago ari uko bimeze. Ubona nk'umuntu maze igihe mu buhinzi, wize ubuhinzi, unabuvukiramo nabyo wabivuga kubikora, simbizi nabuvukiyemo ngere niko kazi mu rugo bakora. Turashaka kugira ngo turebe n'icyo ubona cyakorwa kugira ngo umuceri wa Bugarama ubone isoko n'indi miceri yose. Ariko se ubundi tutaragera kuri icyo ngicyo, kugira ngo umuceri witwa umutanzania
nibyo biwuha vari yo kugurwa. Ese twebwe impamvu imiceri yo mu Rwanda itagurwa niko nta muceri tutandikaho umuceri w'u Rwanda, bikaba tuvuga ngo ni kigori. Ese kigori komoka wajya kwisacinga kigori ni ibiki? Umuceri wa Bugarama ni ibiki? Ese kugira ngo umuceri twe Thailand niko witirirwa icyo gihugu cyangwa n'ubwoko bw'uwo muceri? Ese uwo mu Thailand mu Rwanda wahera cyangwa ntiwahera? Ese uwo mu Pakistan tujya kugura hanze miliyoni 36 z'amadolari zikagenda, nta bushakashatsi bwakorwa, nta gerageza ryakorwa ko tukifite n'urubyiruko ruri kwiga kaminuza rwazirangije mu buhinzi n'ubworozi bagifite mu mutwe ho kuba bajya bakora ubushakashatsi kuri iki kintu? Aba bantu kuki tutabakoresha kugira ngo tubone ko nibura n'umuceri w'umutayilandi umupakistani wakera mu Rwanda, cyangwa se nimba ari ukubera izina ry'igihugu natwe tukayihindura ikaba umuceri w'u Rwanda? Tubwire kuri ibyo bintu. Urakoze cyane. Ibi bintu turabiremera mu buryo bwagutse nanone. Ni ukuvuga nibyo koko igihugu nacyo kiba gifite brand, kiba gifite izina, uburyo gikomeyemo. Ariko se nanone ndibaza ngo wenda uko byagenda kose ntago manya nashidikanya ko utaraba bagura byibura umuceri wa Thailand. Ntago bibaho, ntago ngara gutara urya n'umunsi numwe. Ndabeshye. Yaragubeshye ariko umuntu awuvuyeho. Kuva na kreye icyuzo TV nsigaye ndi mu Rwanda. Impamvu ya ngomba gukunda iby'iwacu ntago nzongera. Nyine hari ariko tugomba gukunda iby'iwacu, ariko nanone atari masi. Tudashyizemo ngo reka tupfe kubikunda kuko ari ibyacu. Oya. Reka dukunde ikintu cy'iwacu kuko ni cyiza. Yego. Ndetse kiruta n'iby'ahandi twajya kure. Yego. Ku buryo niwinjira mu isoko utari wanze kureba ku ruhande ngo nta mutanzania uhari, ngo nta mutayilandi uhari. Oya, ngiye kugura ikintu cy'iwacu kuko gifite standard quality zihwanye cyangwa se gisumbye n'icyahandi. Sibyo? Ibyo turabigeraho gute? Ibyo rero kuko akenshi tuvuga ngo made in Rwanda, made in Rwanda. Nibyo kuko n'urugendo tugitangira. Nanjye niba njya kureba umuceri mwiza, ntabwo ndi bujye kureba umuceri ufite intete ingana gutya. Ari ireshya gutya. Ntabwo bibaho. Niba habaye harimo intervalle y'ijana rimwe. Ndagenda nanjye ngure wa wundi mwiza. Kuko nawe nujya gutumba uzatumba cyane urenze wa wundi. Nuva ngo nari guteka ikiro n'ubundi nzateka inusu. Ntuzi ikibazo kiri. Ikindi kintu cya kabiri wenda biranashoboka ko uyu amavarete wenda bayateguraga. Bavuga ati wenda ko turi muri developing country, ibihugu bikishakisha mu bukungu. Twari dufite intego yo tugera mu bihugu bifite ubukungu bugereranije, tugakomeza no ku bukungu bwubakitse muri developed country. No kuvuga ngo birashoboka ko wenda bavatireka dukore variete none itahenda umuturage. Ariko n'urwego tugezeho ubu ngubu dukwiye kubona iyo variete wenda iciriritse y'abo bantu bafite ubushobozi bugereranije, niyo abantu nabo bafite ubushobozi bwo kugura cya kintu ashaka gikenewe ku isoko, avuga ati nge nshaka iki. Kuko niba Thailand igura 1000, umuceri wo mu Rwanda tukagura amafaranga 450. 900 ahubwo. Wenda se 900. 900 cyangwa 800. Yawe tuvuye 900. Reka tuvuge uwahenze wo mu Rwanda ugura amafaranga 900 cyangwa 800 cyangwa se 1000. Ariko iyo uguze 1000 Thailand isanga ku 1500. Uko byenda kose usanga hari intervalle iri hagati ya wa muceri twexportinga na wa muceri dufite mu gihugu. Ngewe umuceri w'umunyarwanda ni wo muriye. Ariko akenshi kuba wurya ni cya gihimba ntafite amahitamo. Nyina ariho bari ubushobozi buke. Cya kirida babwira. Bivuge babyumva amahitamo n'ubushobozi buke. By'ubushobozi buke. Ariko hari ubushobozi. Guhita mvuga ngo najya guhita mba ari wo ngura nabanje kugura wa wundi uhenze kandi ufite intete nini. Ntabwo byakunda. Ikibazo ni intete wenda mwebwe mwarize iby'ubuhinzi. Ikibazo ni intete, ikibazo ni uburyohe. Ibyo byombi turabigenderaho. Akenshi bagendera ku buryohe ariko no kubwiza. Buri ikintu kiza niyo cya kitanaryoshye kiragukurura.
kiragukurura pe, niyo cyaba kitanaryoshye kiragukurura. Kuba kwa nini twebwe wenda usiye kwenda n'ibintu by'ubwiza bigiye kujya bizamo wenda mu minsi iri imbere, ariko ikintu kinini abantu ugiye kureba cyane cyane inshuro nyinshi abantu cyane cyane ko mu bihugu bya Afurika n'u Rwanda rurimo, tugiye guhitamo kenshi duhitaho ikintu kinini cyo tubanza guhitamo kinini icyo tubanza guhitamo, tutitengo kiraryoshye cyangwa kiranabiye, ariko ikintu kinini cyo tubanza guhitamo. None bivanga umuceri rero niba ari variete nziza ndende, hakaba haba ingufi n'indende yahaba. Dukoze ubundi bushakashatsi, hari ibintu bibiri dushobora gukora ubushakashatsi bw'imiceri miremire tukarana na odapirite y'ahantu haba umuceri muremure n'umugufiye. Tuvuga ngo wenda tuvuge Rusizi igigabaya cya Bugarama, dukurikije aho kiri nuko kimeze, wenda gifite inyisano naho bahinga umuceri wenda w'umutanzania se. Tuvuge niba wenda tudafite two turakibaka tutaragira ubushobozi muri iyi si y'iterambere, iyo udashoboye gukora ibintu cyangwa byawe ku giti cyawe ngo bibe bigeze ku kigero kiri hejuru, ubutiriye iby'abandi kugira ngo ugere kure ushaka kugera. Ndaguha nk'urugero, twatangiye duhinga ibigori tubikura hanze, uyu munsi dabu nayo ishoboye kubyituburira. Nawe rero uwo muceri nawo dushobora gukora ubushakashatsi cyangwa se tukagura izindi mbuto zera cyane kurenza zikenewe ku isoko. Aho duhinga ibintu nanone bizahera mu isoko, bizahera mu buhunikiro ntibigurwe, noneho twakora bya bindi abantu bashaka, noneho ahubwo tukaba twubaka uburyo bunoze bwo gukora ibintu abantu bashaka bakeneye, wenda nubwo twabitangira bihenze, ariko cyangwa tukanakorana nabo rega, nabo bakazana ibigo byabo yabo dukura umuceri hanze tukabizana mu Rwanda, noneho bagakora breedization, bagakora bagatubura izo mbuto zabo tukazikurikira ziri mu gihugu. Urumva kuko zo zamaze kuba bo bamaze kuzemeza ko ari imbuto ziba zizera, sibyo? Kwe wenda zatuze cyane mu bushakashatsi, sibyo? Noneho zamara kugira noneho tukaba dufite n'abakozi nabo ubwabo bakora muri bya bigo byabo, bazarahura bwa bumenyi bwabo bakarahura, noneho hakabakoramo natwe cyangwa se n'abanyeshuri cyangwa se n'abandi bantu bose b'abashakashatsi kurya bakora muri ibyo bigo, noneho bakaba bafite na bwa bumenyi bwo gukora iki za mbuto nziza z'umuceri. Noneho cya kinyuranyo nito kwamaze kugira umuceri mwiza ufite standard zihwanye n'iza wa wundi twe exporting, niyo hasigara mu kibazo cy'imyumvire twabigenza nkuko twabigenje kuri Cago. Ariko uyu munsi bitagenze bityo, sibyo? Yego. Hakaba hakiri wa muceri niyo twawugura 30,000 abantu bagura kuko bafite ubwo bushobozi bwo kuwugura. Icyo tuba tubifuriza nk'ikizo TV twavuge ko ari ishuri ryo mu murima, ni ishuri mu minota 30 minota 40 mu kiganiro umuntu yakura ubumenyi, yakura ikindi gitekerezo gifite akamaro. Tunashimira ubuyobozi bwa leta ko hari ibyo tugenda dukora kandi bigashyirwa mu bikorwa. Tuzakora n'ikiganiro kirambuye kuri ibyo bintu, tubereke tubashimire byimaze, aricyo kiganiro dufite cyo kubashimira byimaze ko rimwe mu nama tugenda dutanga ku Kizo TV ko hari akamaro zigenda zigira. Turasaba rero ko buri munyarwanda wese yakunda Kizo TV agatanga amakuru. Ahari ibingibi ntago uyu munsi byashoboka, ntimwumve wenda ko ibi tuba tuvuze ntago rwose, ntago tuyise tuvuga ngo mu mwaka wa 2021 mu kwezi muri 2022 bizakunda. Hoya, uru ni urugendo, ahubwo ni ibitekerezo tuba dutanga, tuba dushaka abantu kugira ngo baduhe ibitekerezo ry'uburyo twakora ibi bintu. Ahari dushaka no kuzabisiga bikiri muri projet, ariko iyo projet zatanzwe mukabishyira ku Kizo TV, abana bacu bazakura nabo bakomerezeho kugeza igihe igihugu cyacu kizaba nkuko wenda twaranapfuye uko twifuzaga ko kiba, nibura mu myaka 20 imyaka 15 iri imbere kizaba cyo. Urubyiruko ubuhinzi burimo amafaranga menshi, ariko uyabona wayakoreye. Ikindi kintu cya kabiri, urubyiruko impamvu tudakunda ubuhinzi hanini, ubuhinzi iyo buvuze umuntu ahita yumva kwandura, cyo ni cya mbere. Kabiri, kuvurika. Gatatu, amafaranga make. Rero niba dushaka ubuhinzi butera imbere, icya mbere bujyemo ICT, ikoranabuhanga. Icya kabiri,
bujyemo n'amafaranga, niyo ICT rero bujyemo amafaranga. Ikintu bita vulgarization cyangwa reka dukoreshe iyamamaza, wenda katuvuze iyamamaza buhinzi, iyamamaza buhinzi cyangwa se iyamamaza y'ikintu cyose cyari cyo cyambere kibanza, ni inyungu iboneka muri icyo kintu, ni amafaranga aboneka muri icyo kintu. Ubu ngubu kugira ngo unguke mu buhinzi bisaba ko wakoreye ku buso bunini, wenda tuvuge hegitari nibwo utangira kunguka. Ariko tubibaza ngo ninde munyarwanda ufite ubushobozi bwo kugira hegitari mu Rwanda, ni bangahe? Icya kabiri, ese ubundi uwo muntu w'umuha hegitari afite ubushobozi bwo kwitunganya? Ibyo bintu bibiri nimara kukirwa ku murongo, ku buryo umuntu icyo yahinze cyose kimugira akamaro ku buso yahinzeho. Nta n'umuntu uzigongera kubira ngo jya kureba akazi ngo mu buhinzi we harimo amafaranga, ntuzabitekerezaho kabiri kwijyanayo. Icyo nicyo nakubwira. Dukeneye ko hazamo n'amafaranga, kuko abantu tukibikora uyu munsi ni abantu tubikora kuko tubikunze cyangwa se uko twabuze aho tujya. Ariko niba birimo amafaranga ku buryo buri wese abona ko harimo amafaranga, ntawe utazakora ubuhinzi. Urakoze cyane. Nk'ikizo TV tuba dushaka ko gutanga inama, ariko ntabwo ibibazo byose tuzatubitura leta, ntabwo twebwe turi umutwaro wa RAB, nta nubwo turi umutwaro wa Minisiteri Minagri, ahubwo natwe tuba tugomba kugira uruhare kugira ngo abahinzi inshuti zacu zibashe kubona umusaruro. Muri iyi minsi ndi kubategurira, ndi kubashakira nibura ahantu ibihingwa 10 byo mu bwoko bw'imboga n'imbuto byazajya bigurishirizwa. Amakoperative ari mu gihugu muzumva ibi bintu. Biransaba ubushobozi, biransaba imbaraga nyinshi z'amatike zo kugira ngo ngende, ariko iki kintu ndi kugitegura na kampani imwe ntababwiye, nzababwira muri kwireba kuri kamera, kugira ngo tuzafatanye kugira ngo bajye babasha kugura umusaruro w'ubuhinzi. Nimba wejeje inyanya zihingwa zite, zitegurwa gute, ni iyihe mbuto igezweho, kugira ngo ese ugiye kuzisarura te, kugira ngo uzibashe kubonerwa isoko. Mushonje muhishiwe, icyo tubasaba ni inkunga zanyu kugira ngo tubashe kuzagera henshi, tubashe no gukominika, kuko byose bidusaba amafaranga. Ikizo TV ni ukumundeba, nta kindi kintu, nta handi mbahishe, ni ukumundeba. Ariko nitubugira amahirwe kugira ngo dukorane, mukemera gutanga udufaranga ducya, ayo ni amatike, kugira ngo tubashe kugera kure. Icyo kintu turi kukibategurira, kandi turashaka kubaka amakoperative akajya ahinga afite amasoko, bafite n'amakuru y'icyo kintu bagiye guhinga, kandi bagakurikirana. Ntabwo ari mu karere ka Huye kuko ariho nkunda kwibanda cyane, ariho ndi, ahubwo ni ku rwego rw'igihugu. Mudufashe kugira ngo ibi bintu tuzabikore kandi bizagerweho. Ikizo TV, ijwi ry'umuhinzi n'umworozi.